Wa mukobwa we uzapfe uri singo aho guteretana n'umusore cyangwa se gukundana n'umusore utekereza ko bino bintu ngiye kukubwira ari ibintu bisanzwe. Ikintu cya mbere, kuzamura ijwi igihe yarakaye cyangwa se yababaye. Niba umusore adashobora kuringaniza ijwi cyangwa gutuza igihe afite umujinya, bishoboke ko mu gihe gikurikiyeho kuba yacunga ibikorwa bye ari ibintu byaba bigoye cyane. Ikindi, kugushinja amakosa yo kuba wamurakaje. Umuntu mukuru aringaniza amarangamutima ye cyangwa se akayayobora, naho uduhungu cyangwa se udusore turaho two twihunza inshingano. Kukugereranya n'umu ex we batandukanye ngo nk'urwenya, ibyo bintu ntabwo biri mu urwenya, uwo nabikora ntabwo ari umuntu uzaba ukubereye. Ikindi, kuvugana n'abandi bakobwa cyangwa se abagore ngo kubera ko ngo atekereza ngo ko ntacyo bitwaye. Niba ibyo ngibyo biba uwo musore akabiguhisha, ibyo aba ari gukora ababizi neza cyane. Kukubwira ngo ariko shaho ngo urakabya cyane iyo urimo kugerageza kumubwira ibijyanye n'amarangamutima yawe, ibyo ngibyo bisobanuye ko amarangamutima yawe nyine atuma amera ukuntu, yiyumva ukuntu nyine bitari ngombwa kuri we. Ikindi, kukuba uwo musore wenda yashyira akazi imbere, inshuti, nyine ibintu akunda mu buzima busanzwe no kuba ahuze ni ibintu nyine biri aho ngaho bisanzwe bitagize icyo bitwaye, ariko agasuzuguro ni ikintu utagomba kwihanganira. Ikindi, kuguha igihano cyo guceceka ntakuvugisha. Umugabo wa nyawe arakominika mu gihe umusore uri aho ngaho we acaho akagenda akaburirwa irengero. Ikindi, kugushyira mu nshingano zo kuba ari wowe ushinzwe ibyiyumviro byawe ndetse n'ibye mu gihe muri kumwe. Bene uwo nguwo ntabwo aba arimo gushakisha umupatina cyangwa se umuntu wo gukundana, ahubwo aba arimo gushakisha mama we wo kumurera. Gutekereza ko kuryamana ari byo bishobora kuba byakemura ikibazo mufitanye igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo ibyo ngibyo ariko bigenda, ahubwo kubiganiraho ibibazo mufite nibyo bibikemura. Ikindi, kwitwara nkaho ari singo cyangwa se nta mukunzi afite kandi ari kuryoherwa no kuba nyine n'inyungu zo kuba mukundana muri kumwe, ariko kitwara nkaho atagufite nta mukunzi. Ibyo ngibyo aba ari ibikorwa by'ubugwari, ntabwo umugabo wa nyawe abikora. Ikindi, kukuba yizera ko ari wowe ugomba kugaragaza ubwizerwa ukabimwereka mu gihe we nta kintu aguhereza cyangwa se nta gihembo cyabyo aguhereza. Ibyo ngibyo bigaragaza ko imbaraga muba muri gushora muri ibyo bintu zitandukanye cyane. Bityo rero wa mukobwa we, ibyo ngibyo byakuzanira gushenjagurika umutima udashobora guhagarika. Bityo rero ntuzigere uteretane n'umusore witiranya umutima wawe mwiza n'intege nkeya, kubera ko ibyo ngibyo bizakwambura igihe utazigera wongera gusubirana.